Ikibazo cya mbere, ese iminsi y'imperuka yatangiye ryari? Iminsi y'imperuka yatangiranye na Yesu. Ni ukuvuga ngo kuva Yesu yinjira mu murimo iminsi y'imperuka yaratangiye, ko nibwo babihanuye. Iminsi y'imperuka rero iri gusohoza imyaka igera hafi 2000 kugeza uyu munsi wa none. Dukurikije ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka canke dukurikije ivyanditswe byera, turebye ibyo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa 24, turebye Pawulo yanditse, Yesu ntiyaba ari hafi kugaruka? Kuba hafi bahora babivuga, ubundi biri muri Yesu ni hafi, kuko ugereranije imyaka 1000 igeranya n'umunsi umwe ku muntu. Nuvuga ngo imyaka 1000 ku muntu ikageranya n'umwaka umwe n'umunsi umwe ku Mana, wabona byose ari vuba. Kuko niba tugeze mu myaka 2000 umunsi wa none, kandi Imana ikabibona imyaka 1000 nk'umunsi umwe n'iminsi 2 byaba vuba. Ikibazo cya kane, ese intambara ya hagati y'umutwe wa Hamas na Isirayeli ifitanye isano n'iya Harmagedoni? Ntaho bihuriye na gatoya. Iyo umuntu avuga ngo bifitanye isano n'iya Harmagedoni, n'abantu abadasoma Bibiliya. Ese intambara ya Harmagedoni n'iya Gogi na Magogi zizakurikirana? Ntaho zihuriye. Intambara ya Harmagedoni izaba ku gice cya kabiri cy'imyaka 7 cy'imyaka 3 n'igice, mbere yo kugira ngo habe ubutumwa bw'abahamya babiri. Noneho ijwi rive mu ijuru, umwuka w'ubugingo yinjiye muri ya mirambo izicanwa n'abebe ubutumwa bwiza bw'abahamya babiri, nabo babahamagara ngo nimuzamuke muze hano. Ni igice cya kabiri cy'iminsi cy'imyaka 7, ariyo myaka 3 n'igice. Ubwo rero intambara ya Harmagedoni, kuko aho ngaho ariho bavuga ko ibyo byago bizaba, kandi ku cya gatandatu kigahuza n'intambara ya Harmagedoni. Nuvuga ngo intambara ya Harmagedoni izaba mbere y'imyaka 1000 Yesu azimana n'abera. Naho rero intambara ya Goge na Magoge yo ahubwo ni nyuma y'imyaka 1000. Ikibazo cya gatanu, ese ko abantu bavuga ngo Satani ni intare iziritse, kandi bakavuga ngo azabohogwa, yaziritswe ryari, azabohogwa ryari? Bari muri Yesu ntibatinya Satani, niko kuzirikwa kwe. Ariko Satani ntabwo aziritse, ahubwo ni inzererezi kugezana n'uyu munsi wa none. Araziritse ku bari muri Yesu, ariko ntaziritse ku batembera Yesu, kuko aracabibye amahanga na n'uyu munsi wa none. Satani rero ni imvugo, ariko aziritse kubemera Yesu, kandi aziritswe n'imbaraga za Yesu, kuko Yesu yanesheje, ariko nta migozi muriho. Noneho rero hariya baravuga ngo kubohwa kwe no kubaho kwe nako ni ukubura abayobya, kuko itorero rizaba ryazamutse. Ariko Satani ni umwuka. Iyo bavuga kubohwa ntibavuga za shene z'imigozi, bavuga kutagaciro no kubura icyo akora. Ikibazo cya karindwi, Satani na Antikristo batandukaniye? Satani ni umwuka, agakorera mu mutware w'isi, niwe uza gufata iryo zina rya Antikristo, ariko bagakora mu butatu bwuzuye. Antikristo ya Cakiyoka na wa muhanuzi w'ibinyoma. Antikristo ntabwo akora ibitangaza, oya, ahubwo wa muhanuzi w'ibinyoma ni ukora ibitangaza imbere ya nyamaswa. Abiyitirira rero izina ry'Imana nibo bayobya abantu bakora ibitangaza. Ni ukuvuga ngo Antikristo ntabwo akora ibitangaza, ahubwo umukuru w'itorero wumvikanye na Antikristo niwe ukorera ibitangaza imbere y'uwo Antikristo, kugira ngo yobye amahanga, abayobesha ibimenyetso n'ibitangaza. Ku musozo, ku kibazo cya 8, ese abantu bazaja mu ijuru nabameze bate? Ariko hari ibimenyetso biranga, dukurikije ibyanditswe byera, abantu babereye no kuja mu ijuru ni 12. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Managiza Edouard. Abari mu Rwanda turasuhuje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Kenya turabasuhuje, abari muri Uganda turabasuhuje, abari muri Kongo turabasuhuje, abari muri Tanzania mudukwikirana turabasuhuje, abari muri Afrika y'Amajepfo turabasuhuje, abari muri za Mozambique, abari muri za Malawi, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubasuhuje. Kuri Gusenga tubabwira ngo turakunda, shalom shalom. Abari kuri Amerika, ku mugabane wa Amerika turasuhuje, shalom shalom. Turasuhuje abari ku mugabane wa Burayi, shalom shalom. Dusuhuje abari ku mugabane wa Oceania, shalom shalom.
turasuhuje na Pasiteri Safari Jean Pierre, Imana iguhe umugisha aho muri Norvege. Pasiteri turagusuhuje, uraho dogiteri? Shalom shalom. Mwatangira musenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya. Turi imbere yawe, waraturinze iminsi yacu yose yo kurama abanye natwe tubona ukuboko kwawe, kandi duhamagarira kwamamaza ishimwe ryawe kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza ku bantu bose. Ndagushimiye ko inshingano ikomeye tuyirimo tukaba tugikomeza, ariko Yesu yadusezeraniye ko azabana natwe kugera ku mpera y'isi. Nizo mpamvu duhamagaye abantu bose mu mahanga yose kugira ngo bakurikire ijambo ryawe, bumve ubutumwa bwiza, maze bakangukire kugukurikira kandi barushaho guhinduka mu mitima yabo, bakuramye bagushengerere kandi barushaho kwinjira mu bwami bw'Imana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Amena. Pasiteri turi kubaza ibibazo bijanye n'iminsi y'imperuka. Ikibazo cya mbere, ese iminsi y'imperuka yatangiye ryari? Ubundi ijambo ryanditswe mu isezerano risha, Yesu yaravuze ngo mu minsi y'imperuka, ariko Pawulo aravuga ngo mumenye ko ibimenyetso by'iminsi y'imperuka bigeze. Iminsi y'imperuka yatangiranye na Yesu, ni ukuvuga ngo kuva Yesu yinjira mu murimo iminsi y'imperuka yaratangiye, ko nibwo babihanuye. Iminsi y'imperuka rero iri gusohoza imyaka igera hafi 2000 kugeza uyu munsi wa none. Iyo minsi y'imperuka rero bayivuze mu kinyejana ca mbere, bayivuga mu ca kabiri, bayivuga mu ca gatatu, kugeza mu kinyejana ca 21 uyu munsi tugezemo, bavuga iminsi y'imperuka. Icyo gihe cyose Yesu ari mu isi, kuko ari igihe ca gatanu citwa igihe c'ubuntu. Mubango ibihe 7 Imana yageneye isi, igihe gisoza ica gatandatu gisoza citwa igihe c'ubuntu, nico kivuga iby'iminsi y'imperuka. Uko mu bihe 7 Imana yageneye isi, igihe c'ubuntu ni ica gatandatu, gikurikira none ica gatanu c'amategeko, akaba arico kivuga iby'iminsi y'imperuka. Kivuga iminsi y'imperuka rero kuva Yesu yinjira mu murimo kugeza uyu munsi wa none, tubwiriza ubutumwa bwiza dukoresha inshingano Yesu Kristo yadusigiye kugira ngo tuyamamaze. Ni iminsi y'imperuka. Pawulo rero muri Timoteyo ya 2:3 yavuze imyifatire y'iminsi y'imperuka, ariko yayivuze yayirebaga nareba n'abico gihe, kuko mu bafite ibimenyetso bisabitse harimo n'abafarisayo, kandi ni ico gihe. Urumva ko iminsi y'imperuka nihitangirira kugeza uyu munsi wa none. Urakoze Pasiteri. Dukurikije ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka, canke dukurikije ivyanditswe byera, turebye ibyo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa 24, turebye Pawulo yanditse, Yesu ntiyaba ari hafi kugaruka? Kuba hafi bahora babivuga, ubundi biri muri Yesu ni hafi, kuko ugeranije imyaka 1000 igeranya n'umunsi umwe ku muntu. Nuvuga ngo imyaka 1000 ku muntu ikageranya n'umwaka umwe n'umunsi umwe ku Mana, wabona byose ari vuba. Kuko niba tugeze mu myaka 2000 umunsi wa none, kandi Imana ikabibona imyaka 1000 nk'umunsi umwe n'iminsi 2 byaba vuba. Mu Byahishuwe igice ca 3 umurongo waho wa 11 aravuga ngo ndaza vuba. Yesu yabivuze agiye kuzamurwa ajya mu ijuru, avuga vuba. None imyaka 2000 irashize, ariko iyo vuba ntiyigeze iceceka. Ubwo ni ukuvuga rero ngo Yesu aregereje, igihe cyo kugaruka kwa Yesu kirageze, ariko kuva mu kinyejana ca mbere byose ni vuba ukurikije uko Imana ireba ibihe. Ni ukuvuga ngo ni vuba, kandi Yesu yende kugaruka koko nibyo. Urakoze Pasiteri. Ikibazo cya gatatu, ni kuko Imana itihutisha ibimenyetso kugira ngo Yesu agaruke? Imana igira urukundo. Usomye hariya muri Petero ya 2 igice ca 3 umurongo wa 9, haravuga ngo Imana ntabwo itinza isezerano ryayo nk'uko abantu bamwe batekereza kwiritinza, ahubwo idutegereza yihanganye, idashaka ko hagira n'umurimbuka. Imbabazi zayo rero zituma itinza kurangira kw'ibimenyetso, ariko ibimenyetso by'iminsi y'imperuka n'ubwabyo ntibirarangira, kuko ikimenyetso ku muntu wagiye isi agakurikirana ijambo ry'Imana muri Matayo 24:14 havuga ngo ariko ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzamamazwa hose ku bantu bose, kugira ngo bibere ikimenyetso abanyamahanga, nibwo imperuka izahita iza.
biragaragara ko ku bagenda isi ntabwo ubutumwa bwiza bwari bwagera hose mu nguni zose z'isi, kandi icyatumye butagera hose ni uko itorero ritubahije inshingano ikomeye Yesu Kristo yadusigiye. Ubundi barayihinduye, Yesu yaduhamagariye kugenda, bo bavuga ubutumwa bashaka kugwira. Ubwo rero n'amatorero y'uyu munsi ntashaka kohereza abantu, kuko iyo bohereje abantu biba bikenewe na bije, ya bije ikagabanya umugambi w'itorero na sosiyete barimo. Nuvuga ngo abakristo uyu munsi wa none bahushije inshingano y'Imana, n'itorero ntabwo rikiri mu mugambi w'Imana uyu munsi wa none, kuko iyo abantu bamaze kugwira ntibatoranya mwabo kohereza, ahubwo bakomeza kugwiza. Ariko inshingano ikomeye ya Yesu Kristo yanditswe muri Matayo igice ca 28 kuva ku murongo wa 18 kugera kuri 20, uvuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende mubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza, muhindura amahanga yose kuba bigishwa banje. Nukuvuga ngo guhindura amahanga yose kuba bigishwa banje, mukabibutsa ibyo nababwiye. Yatanze isezerano ko azagumana natwe kugeza ku mpera y'isi, ariko abantu ntibashaka kugenda. Isezerano avuga kuri 19 ngo mugende muhindura amahanga yose, bararitaye. Ubwo rero bituma zangundu ubutumwa bwiza bwagombye kugeramo, ubutumwa bwiza butinjiramo. Ikindi cya kabiri, abakristo ni abanyabwoba, batinya kurenganywa. Kandi Yesu Kristo urebye aho muri Matayo 24 umurongo waho wa 6 kugeza kwa 9 aravuga ngo bazabarenganya babazize izina ryanje, ngo bazabarenganya, bazabashira mu nzu y'imbohe, babahora izina ryanje. Nuvuga ngo ni mwamamaza ubutumwa bwiza muzarenganywa. Ariko kuko abakristo bagize ubwoba ntibashaka kwinjira mu bihugu by'abisilamu kugira ngo batarenganywa, ijo ginshingano ikomeye ya Yesu Kristo barayigoretse, barayicurika. Aho kugira ngo bagende baragwira, aho kugira ngo bagende baragwira. N'abari iruhande rwabo ntibarabwirwa, uretse n'abari kure gusa, ariko n'abari iruhande rwabo babyumvira ku mateleviziyo, babyumvira ku maradiyo, babyumvira ku ma YouTube. Ariko ubutumwa bwiza bw'inshingano y'itorero abantu bahaguruka ntabwo babushohoje, kuko umuntu wese ahagurutse community imwe yakwira amahanga yose kandi kararangije. Niba abantu 12 barabwirije ubutumwa bwiza bukagera hose mwaburiya buryo, ni gute abantu barenga miliyoni 10 babwiriza ubutumwa bwiza ntibukwire hose? Nuko batabyitayeho, bakibagirwa inshingano ikomeye Yesu Kristo yase. Nizo mpamvu izo ngundi zitaragira mu ubutumwa bwiza zikiboneka. Nubwo bavuga ngo iterambere ryarabaye, ngo babyumviye ku maradiyo, ariko hari amashamba manini muri za Canada, muri za Congo, aho abantu batabona n'iminara yabasha kubageza ahubwo ubutumwa bwiza ngo bakizwe. Ariko noneho iyo babasha kugira iterambere bakagira iminara, bari baragize amahirwe yo gusobanukirwa ubutumwa bwiza butari ubutumwa bwiza bwa community, ahubwo ubutumwa bwiza mbera torero. Nuvuga ngo ubutumwa bwiza buvugirwa ku ikoranabuhanga, kuri social media, ari televiziyo, ari radio, ari YouTube. Ni ubutumwa bwiza butabogama. Ubundi ama community abwiriza abogamira community yabo. Iya aba methodiste babwirije babogamira community yabo, iya abahamya babwiriza babogamira community yabo, iya abadventiste babwirije babogamira community yabo, iya abapentecote babwirije babogamira community yabo. Ariko iyo ubutumwa bwiza bunyuze kuri social media ntabwo bubogama, abari ubutumwa bwiza mpuzamahanga. Nizo mpamvu bari bafite amahirwe, abari mu ngundi zitagerwaho ubutumwa, iyo haba iminari bageraho byari kuba byiza bakahabwa ubutumwa bwiza bw'itorero, butari ubutumwa bwiza bwa community bubogama cyangwa ubutumwa bwiza bushingiye ku dini buba bwarageze. Ariko Imana rero kuko ari inyembabazi igatinza isezerano ryayo nk'uko ijambo ryayo rivuga, kuko ishaka ko abantu benshi Bibiliya ntabwo ivuga benshi gusa, iravuga ngo ishaka ko bose bakizwa. Niwo mugambi w'Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo abantu bose bakizwe. Nizo mpamvu bakijijwe. Niba koko barakiye ubutumwa bwiza bw'ukuri, ntibari bakwiriye kubugira ubwiru, bari bakwiriye ko bwamamaza kugira ngo babashe kugera ku bantu bose. Ikimenyetso rero kivuga ngo biragara ubutumwa bwiza bugomba bw'ubwami bw'Imana bugomba kwamamazwa mu mahanga yose. Nizo mpamvu kitarasohora.
n'ikimenyetso kivuga ngo agahe gato k'amahoro kazakubitira rimwe ku isi. Abatesalonike ba mbere 5:1 kugeza kwa 3 nako ndikaraboneka. Ariko n'urusengero rw'i Yerusalemu rutegurwa kubakwa mu mugambi w'abayuda narwo ntirurubakwa. Urumva rero Imana ntabwo yigeze itinza ibimenyetso, ahubwo abantu kutavuga ubutumwa nibo batuma ibimenyetso bidasohora. Urakoze Pastor, ushaka nese intambara ya hagati y'umutwe wa Hamas na Isirayeli ifitanye isano n'iya Harmagedoni? Ntaho bihuriye na gatoya. Iyo umuntu avuga ngo bifitanye isano n'iya Harmagedoni, n'abantu abadasoma Bibiliya. Uso bijyahishwe 16 hari ibyago 7. Mu bapremilenariste bavuga ko ibyo byago 7 bitagenewe itorero, ahubwo bizaba itorero ryarazamuwe, kandi bikaba mu gice cya kabiri cy'imyaka 7 ariyo myaka 3 n'igice iheruka. Bakavuga ko ibyo byago 7 bizagera ku bazaba barasigaye ku isi mu mugambi w'Imana wo kurokora abayo, bakaba batazahura nabyo na hatoya. Ariko niba intambara ya Harmagedone izaza nyuma y'icyago cya 6, usomye ibyahishwe igice cya 16 umurongo waho mbere n'uwa 2, haravuga ngo abamarayika 7 basuka inzabya ndwi ku isi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyago cya mbere haza ibisebe biribwa biryana kandi bibi. None icyago cya 2, marayika wa 2 asutse urwabya ku isi, ay masoko inyanja zose zihinduka amaraso. Ariko wa 3 asutse urwabya ku isi, imigezi n'amasoko nayihinduka amaraso. Marayika wa 4 asutse urwabya ku isi, haza izuba rikomeye kandi rikongora kandi ritwika, icokere cyaryo kigera ku bantu bose bararibwa. Noneho icyago cya 5 hariya ni marayika wa 5 wasutse urwabya gwe ku isi. Noneho havamo igwabye ku isi, haza umwijima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twikira abantu barimwe abari bafite ibisebe binuka bibi cyane. Noneho bararibwa batangira gutuka Imana. Ariko icyago cya 6, marayika wa 6 asutse urwabya rwe ku isi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbona mu kanwa ka cyakiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka muhanuzi ibinyoma imyuka 3 mibi iyobya, ariko ibimenyetso n'ibitangaza, kandi igahuririza abami kuja mu ntambara y'umunsi ukomeye w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibahuririza ahantu hamwe hitwa mu ruhebero ngo Harmagedone. Noneho icyago cya 7, marayika wa 7 asutse urwabya ku isi, haza urubura. Ahangaha ku cyago cya 6 cy'ibikeri niho hazaza intambara ya Harmagedone. Haba ku bapremilenariste ntabwo itorero rirazamurwa. Premilenariste bisobanuye nabaki? Nuvuga ngo abapremilenariste ni abantu bizera ko imyaka 1000 abera bazimana na Yesu mu kirere. Nukuvuga ngo barangije imyaka 7 nuvuga ngo bazimana na Yesu, icyo gihe bazaba bari mu ijuru. Ariko abapagani badahari, abona abapremilenariste. None abona amatorero yahe? Ubwo n'urugero nk'abapantekote muri rusange bose n'abapremilenariste, nk'abapantekote ku isi muri rusange n'abapremilenariste. Ariko abaposemenariste nabo barimo itoro rya William Mirere ry'Abadventiste, itoro rya Gikristo ry'Abadventiste b'icumweru, bemera ko imyaka 1000 yatangiranye no kuzuka kwa Yesu Kristo. Bakaba bavuga ko ibimenyetso byatambutse nta gihe na rimwe kugeza uyu munsi wa none hari haba ibisebe ku isi bikwira abantu bose. Nta gihe na rimwe uretse ibyabaye mu Egiputa inyanja zari zahinduka amaraso. Nta gihe imigezi n'amasoko birahinduka amaraso. Nta gihe harazi izuba rikongora ngo abantu batake barire ku isi yose. Nta n'igihe harongera kuba umwijima uretse ubwira 2 bwabaye muri Portugal mu 1780. Niho habaye ubwira 2 bwamaze igihe kirekire, nabwo abantu benshi bagira ubwoba. Haba n'umutingito wisha abantu barenga 30,000 muri icyo gihe. Ariko nta wundi mwijima wabaye kugira ngo ugaragaze ko ari ikimenyetso cya 5 cy'icyo gihe. Ikindi noneho rero abaposemenariste nabo nta na kimenyetso na kimwe bari bagaragaza cabereye ku isi cyanditswe mu bimenyetso
biri mu byago birindwi byabaye abamarayika barindwi basuka inzabya zabo ku isi nta bihari, ntabwo babigaragaza. Nuvuga ngo baba abapreminenaliste ntabwo itorero rirazamurwa. Icyo ni ikinyoma kuvuga ngo iriya ntambara ya Hamasi n'abayuda ni Harmagedoni. Baba abaposeminaliste ba William Mirere ntabwo igihe kiragera, kuko twagiye tubara ibimenyetso ntibirasohora kugira ngo bibanze bibe ku isi. Ahangaha rero ni ikinyoma. Baba abamilenaliste bo ntibibareba. Abamilenaliste n'abahe? N'abamenonite bizera ko imyaka 1000 Yesu Kristo azimana n'abera mu ijuru ari mu mwuka. Abamenonite ino muri Afrika barahari? Barahari, muri Ethiopia barahari. Ni ukuvuga ngo bavuga ko imyaka 1000 bavuga atari imibare ya matematike, ahubwo ari imibare yo mu mwuka, bisobanura ngo igihe gihagije. Ubwo rero bavuga ko twinjiye mu bwami bw'Imana Yesu amaze kuzuka, mu buryo bw'umwuka twinjiye mu bwami bw'Imana, ariko noneho tukaba dutuye ku isi, kandi umutware w'abisi akaba ari Satani, ariko twe tukaba turi ubwoko bw'Imana. Izo mpamvu turi mu bwami bw'Imana. Abo naba amilenaliste b'abamenonite bavuga ko imyaka 1000 itazabaho y'imibare. Abo bose ntawe ufite ikimenyetso cyerekana ko intambara ari Harmagedoni. Urakoze Pastor. Kibazo gatanu, ese intambara ya Harmagedoni ni ya Gogi na Magogi zizakurikirana? Ntaho zihuriye. Intambara ya Harmagedoni izaba ku gice cya kabiri cy'imyaka 7 cy'imyaka 3 n'igice, mbere yo kugira ngo habe ubutumwa bw'abahamya babiri. Noneho ijwi rive mu ijuru, umwuka w'ubugingo yinjiye muri ya mirambo izicanwa n'abebe ubutumwa bwiza bw'abahamya babiri, nabo babahamagara ngo nimuzamuke muze hano. Ni igice cya kabiri cy'iminsi cy'imyaka 7 ariyo myaka 3 n'igice. Ubwo rero intambara ya Harmagedoni, kuko aho ngaho ariho bavuga ko ibyo byago bizaba, kandi ku cya gatandatu kigahuza n'intambara ya Harmagedoni. Nuvuga ngo intambara ya Harmagedoni izaba mbere y'imyaka 1000 Yesu azimana n'abera. Naho rero intambara ya Goge na Magoge yo ahubwo ni nyuma y'imyaka 1000 Satani abohowe. Ni ukuvuga ngo niwe uzahururiza abantu bose bazutse ku muzuko wa kabiri guhagurukana ubukana no kuja gutera umurwa wera n'ubwoko bw'Imana. Umurwa wera ni Yerusalemu. Icyo gihe hazahise imyaka 1000 hagati y'intambara ya Harmagedoni n'intambara ya Goge na Magoge. Ubundi Harmagedoni bisobanura ngo hare ni intambara, Imegido ni nyuma y'inkike z'i Yerusalemu. Bavuga ko intandaro n'imbarutso y'intambara izahururiza amahanga yose ku munsi ukomeye izabera inyuma y'inkike z'i Yerusalemu. Nuvuga ngo Yisirayeli mu mateka y'ibyabaye ku Mana n'intambara ntizatangirira. Ariko noneho iyo ntambara ya Harmagedoni kuko izaba mbere y'imyaka 1000, Yesu akimana n'abera imyaka 1000 yaratambutse. Icyo gihe ntabwo ihuye na Goge na Magoge. Magoge ni ubwoko, naho Goge ni shefu wabo, kandi iyo Goge ishushanya Satani. Hariya mu byahishuwe igice cya 20 umurongo waho wa 8 hari Goge na Magoge. Goge ni Satani, Magoge ni ubwoko bwe. Nyuma y'umuzuko wa kabiri ari wo w'abanyabyaha, ubwo icyo gihe noneho rero niho Satani azabohorwa. Ubwo ngubwo iyo bavuga ngo Satani azabohorwa, kubohwa kwe ni uko itorero rishobora kuzazamurwa akabura abayorwa. Kandi umugambi w'itorero ni uko uzaterurwa mu buryo bw'umwuka, n'umwuka wera uzatuma itorero rija mu ijuru. Kandi inshingano y'itorero y'umwuka wera ku isi izaba irangiranye no kuzamurwa kw'itorero, ariko umwuka wera we aba hose. Ariko inshingano yo kuzamura itorero no gukorana n'itorero icyo gihe ku isi izaba irangiye. Nizo mpamvu abazasigara ku isi bazatotezwa. Abazazira guhabya kwa Yesu hara mu gice cya kabiri cy'imyaka 7 bo bazatotezwa bazira amaraso yabo. Nizo mpamvu bavuga ayo magambo, nuko nta kinyacu umwuka wera bazaba bafite kugira ngo bahabwe imbaraga zo kwihanganira gutotezwa kwabo. Ahangaha rero imyaka 1000 izaba hagati y'izo ntambara zombi, ntaho zihuriye, ntimuzitiranye. Abantu bazitiranya ni abantu batereba eschatology neza ngo bashirira myaka 1000 hagati y'izo ntambara zombi.
akoze pasi. None se abantu bavuga bashingiye ku Burusiya, bashingiye ku byanditswe mu buhanuzi buriya bwa Ezekiel na ba Yeremiya, bavuga ngo Gogi ngo ni Burusiya, urabivuga hiki? Ni amakuru y'ibihimbano, ariko ibyanditswe byera ntando babivuze. Ni ukuvuga ngo usesenguye neza ibyanditswe byera, nta n'igitabo nyakuri kitubwira ko Goge na Magoge ari y'Uburusiya, kandi Goge n'Abagoge ari ibaye y'Uburusiya. Iyi ntambara none ntabwo yakwitwa Goge na Magoge, kuko bya byago 7 bitaraba na Yesu akaba atari Imana n'abera imyaka 1000, ntabwo Goge na Magoge yaboneka, kandi zaza nyuma y'imyaka 1000. Urakoze pastor. Ikoze gatatu, ese ko abantu bavuga ngo Satani ni intare iziritse, kandi bakavuga ngo azabohogwa, yaziritswe ryari, azabohogwa ryari? Ubundi Satani ni intare iziritse ni amagambo y'abantu mu kanwa, bisobanura ko Yesu yamunesheje ku musaraba. Ahubwo ko rya jambo ry'isezerano ryanditswe mu Itangira igice ca 3 umurongo waho utangire kuri 16 ukagera ku murongo wa 19, havuga ngo urubyaro rw'iyo nzoka ruzakomeretsa umwana w'umuntu agatsintsino, ngo ariko nawe azarukandagira umutwe. Urubyaro rw'inzoka ni intambara hagati nyine ya Satani na hagati ya Yesu, kuko Yesu yanesheje ubwo yazukaga ku musaraba. Iyo nzoka yaramurumye kuko Yesu yabambwe kandi agataka, ariko Yesu amaze kuzuka ikandagira umutwe arawumena, bisobanura ngo Yesu aranesheje. Noneho kuva ico gihe bari muri Yesu ntibatinya Satani, niko kuzirikwa kwe. Ariko Satani ntabwo aziritse, ahubwo ni inzererezi kugeza na n'uyu munsi wa none. Araziritse ku bari muri Yesu, ariko ntaziritse ku batembera Yesu, kuko aracawe by'amahanga na n'uyu munsi wa none. Satani rero ni imvugo, ariko aziritse kubemera Yesu, kandi aziritswe n'imbaraga za Yesu, kuko Yesu yanesheje, ariko nta migozi muriho. Noneho rero hariya baravuga ngo kubohwa kwe no kubaho kwe nako ni ukubura abayobya, kuko itorero rizaba ryazamutse. Ariko Satani ni umwuka. Iyo bavuga kubohwa ntibavuga za shene z'imigozi, bavuga kutagaciro no kubura icyo akora. Abavuga rero ngo mwigira ubwoba ngo Satani ngo ni intare iziritse, ni ikinyoma. Ntabwo aziritse kereka kuba ari muri Yesu, kuko atinya Yesu. Kandi mu Petero ya mbere igice ca 5 umurongo wa 8 haravuga ngo mwirinde ibisindisha, uko Satani umurezi wanyu azerera, ararekereje, arazerera nk'intare kugira ngo abone uwo yaconshomera. Bisobanura ngo ni inzererezi azerera nk'intare kugira ngo abone uwo yaconshomera. Araziritse rero kuba ari muri Yesu, kuko atinya Yesu, ariko nta migozi muriho. Urakoze pastor. Ko shakarindwi, Satani na Antikristo batandukaniye? Satani ni umwuka uyobya. Somye byahishuwe igice ca 13 ku murongo wa 3-4 haravuga ngo ca kiyoka kiyiha imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ni umwuka wa Satani winjira mu butware bw'isi, kuko iyo bavuga Antikristo ni imbaraga za Satani zinjira mu mutware w'isi kugira ngo yigereranye n'Imana. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu munsi kuva mu kinyejana ca mbere ngo Antikristo yatangiye gukora mu buryo bw'amayoberane. Ariko none usenye muri Yohana ya 2 igice ca 2 umurongo wa 18 haravuga ngo ba Antikristo babaye benshi. Nubanga abategetsi bisi bakoreshwa na Satani babaye benshi, niko bisobanura. Umwuka rero mubi wa Satani ni umwuka agakorera mu mutware w'isi, niwe uza gufata iryo zina rya Antikristo, ariko bagakora mu butatu bwuzuye. Antikristo ya cakiyoka na wa muhanuzi w'ibinyoma. Antikristo ntabwo akora ibitangaza, oya, ahubwo wa muhanuzi w'ibinyoma ni ukora ibitangaza imbere ya nyamaswa. Abiyitirira rero izina ry'Imana nibo bayobya abantu bakora ibitangaza. Ni ukuvuga ngo Antikristo ntabwo akora ibitangaza, ahubwo umukuru w'itorero wumvikanye na Antikristo ni ukora ibitangaza imbere y'uwo Antikristo kugira ngo yobye amahanga, abayobesha ibimenyetso n'ibitangaza. Usomye mu byahishuwe 19 ku murongo waho wa 11 kugera ku murongo wa 20 havuga ibyuhetswe na ya farashi y'umweru ari we Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo
ya nyamaswa ari we antikristo izafatwa mpiri n'uhetswe na ya farashi na wa muhanuzi w'inyoma. Ijambo ry'Imana ivuga ngo wakoreraga ibimenyetso n'ibitangaza imbere ya nyamaswa ngo afatanwe mpiri na ya nyamaswa bajugunye muri ya nyanja yaka umuriro. Bigaragara noneho ko hagati yo kujugunya mu nyanja yaka umuriro kwa antikristo na wa muhanuzi w'ibinyoma na Satani kubohorwa kwe daho azaca imyaka 1000. Nukuvuga ngo mbere kuri 19 ni mbere y'imyaka 1000 Satani azabohwa kuri 20 kandi abohwe imyaka 1000 kandi abohwe antikristo na wa muhanuzi w'inyoma bari mu nyanja yaka umuriro. Noneho ku murongo wa 8 kugera kwa 11 byahishwe 20 haravuga ngo umuriro uzaturuka mu ijuru batwike. Satani wayobyaga ajugunye muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Urumva kurimbuka kwabona ko gutandukanijwe n'imyaka 1000, ariko noneho bakorana mu buryo bw'ubutatu bwanduye nk'uko biri. Urakoze Pastor, tugana ku musozo ku kibazo cya 8. Ese abantu bazaja mu ijuru nabameze bate? Abantu benshi bavuga ibimenyetso yo kugaruka kwa Yesu, akavuga kuzamurwa kw'itorero, bakavuga kuboha kwa Satani, bakavuga ku muzuko w'abera, bakavuga by'abahamya babiri, bakavuga byinshi mu nyigisho za eschatology zo kugaruka kwa Yesu. Ariko hari ibimenyetso biranga dukurikije ibyanditswe byera abantu babereye no kuja mu ijuru ni 12. Ibyo bimenyetso 12 biranga abera bazaja mu ijuru. Turagerageza kuvugaho ingero z'ibintu 5, ibindi bere tuzabivuga ubutaha kuko ari birebire. Ariko ikiranga umuntu uzaja mu ijuru akaraga ubwami bw'Imana cyambere muri Daniel gice ca 12 umurongo waho wa 3 haravuga ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Hari ku murongo wa 2 avuga ngo abanyabwenge bazarabagirana nk'umuco w'isanzure ry'ijuru, ariko abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Hariya abantu babwirije ubutumwa bwiza bakihanisha abantu benshi bazaba barujuje ya nshingano Yesu Kristo ikomeye yadusigiye. Abo ngabo ni ikimenyetso kibaranga kuba barabwirije ubutumwa abantu bakihana. Icya kabiri kizaranga abazaja mu ijuru ni ririya jambo Yesu yabwiye umutunzi muri Luka 18 umurongo wa 18. Ubwo yamusangaga amubaza ngo mbese ngire nde kugira ngo ndabwo ubwami bw'Imana, akamubwira ngo uza amategeko: ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntugashije mugenzi wawe inyoma, kandi uwahe so na nyoko. Akamubwira ngo ayo yose narayubahirije kuva mu bwana kugeza uyu munsi wa none. Agiye kugenda aramuhamagara avuga ati ushigaje ikintu kimwe, genda ugurisha ubutunzi bwawe maze ubugabanya abakene, ugabanya amafaranga abakene. Atekereje aho yanyuze n'umuruho wose arababara cyane ntiyabyishimira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo agira agahinda. Ni ukuvuga ngo umuntu utashobora gusaranganya ubutunzi n'abakene hano ku isi nta bwami bw'Imana azabona. Yesu yaravuze rero kugira ngo winjire mu bwami bw'Imana nuko aburi witeguye kuba washobora gusaranganya ubutunzi bwawe n'abakene bari ku isi. Kandi urubanza ruzashingwa ruri mu itego ryo kugaburira abakene ruvuga ngo nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfite inyota mu mbico kunywa. Ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso ca kabiri kigaragara abantu bazaraga ubwami bw'Imana nabiteguye gusangira ubutunzi bwabo na rubanda, ariko cyane cyane abakene. Icya gatatu mu Baheburayo igice ca 12 umurongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko uteje atazabona Imana. Nta uzabona Imana atejejwe. Kandi Petero yabikomojeho, Petero ya mbere igice ca 2 umurongo wa 14 haravuga ngo bene data ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije, kuko wahamagaye ari uwera mube namwe ariko mubabera mu ngeso zanyu zose, nkuko byanditswe ngo mubabera kuko nanje ndi uwera. Ariko muri Yohana ya mbere igice ca 3 umurongo wa 2 haravuga ngo bakundwa uko tuzasa ndikurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe.
tuzamureba uko ari. abafite ibyo byiringiro barushaho kwiboneza nk'uko nawe aboneye. ni ukuvuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. bisobanura ngo uwo mukorana mukabana amahoro, uwo muvukana mukabana amahoro, uwo musengana mukabana amahoro, uwo mukorana ku kazi mukabana amahoro, uwo muturanye mukabana amahoro. Yesu yaravuze ngo mugire umwete ukomeye wo kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe ntazabona ubwami bw'Imana, n'utabana n'abantu bose amahoro ntazaja mu bwami bw'Imana. Yakobo 3:18 ho aravuga ngo imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro, kandi zikabibwa na babandi bahesha abandi amahoro. abantu bagira amahoro ari uko bahesheje abandi, kandi amahoro ni imbuto y'umwuka. nizo mpamvu Matayo 5 hariya ku murongo wa 5 aravuga ngo hahirwa ababiba amahoro uturude iruhande rwabo, kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. bisobanura ngo iyo utanga amahoro nibwo Imana iguha amahoro, iyo udatanga amahoro ntabwo uri mu nzira y'ubwami bw'Imana. kandi Imana yonyine niyo itanga amahoro. nta mahoro y'isi, hasi haba umutekano, ariko amahoro atangwa na Yesu. ni ukuvuga ngo umuntu ubana amahoro n'abantu bose azaja mu ijuru. noneho rero ingingo ya 4 hara muri Matayo igice cyacu umurongo waho 32 haravuga ngo uzatinya kumpamya imbere y'abantu nanje nzatinya kumuhamiriza imbere ya Data wo mu ijuru, ariko uzampamiriza imbere y'abantu nanje nzamuhamiriza imbere ya Data wo mu ijuru. bisobanura ngo ingingo yo guhamya, abantu batinye guhamya Yesu imbere y'abantu ngo nabazagira isori ryo kubahamya. nizo mpamvu hariya mu Byahishuwe 3 umurongo waho wa 5 haravuga ngo unesha ni uzambikwa imyenda yera, nanje sinzahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzamuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. abahamije rero Yesu mu karengane hano ku isi nabazabahamiriza imbere ya Data wo mu ijuru. no guhamya, abantu bashoboye guhamya nabo bazaja mu ijuru. ingingo ya 5 noneho rero ni ukurenganirizwa gukiranuka. Matayo igice cya 5 umurongo wa 10 haravuga ngo hahirwa abarenganizwa gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. abantu bakavuga ukuri bakabizira, abantu bakagendera mu nzira y'ukuri bakabizira. kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nibababaza, babatoteza, babahora izina ryanjye, muzanezerwe, kuko niko bagenje abakurambere b'abahanuzi ba mbere. muzanezerwe. abantu nibaza bakabatoteza, bakabababaza, bakababeshera ibibi byinshi, babahora izina ryanje, muzanezerwe, kuko niko bagenje abahanuzi batubanjirije. bisobanura ngo kurenganizwa gukiranuka, kandi gukiranuka nayo Galatiya 5 umurongo wa 22 ni imbuto y'umwuka. rero umukiranutsi ni uzabona ubwami bw'Imana. uw'Imana ibona ko yirinda ibibi ni umukiranutsi utunganye. ubwo rero niba twaramamaje ubutumwa bwiza abantu bakihana, niba twarasagiye ubutunzi bwacu n'abakene, niba twarakogize umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa, niba twarabashe guhamya imbere y'abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana tukabirenganirizwa, niba twararenganirijwe gukiranuka, Imana idusezerana ubwami bw'Imana. ibindi 7 biri inyuma biza bikurikiye ibyo kugira ngo byuzuzanye, ariko ngizi ingingo zikomeye zizaranga abantu bazaja mu ijuru. Imana yacu dusange kandi dukomeze ngo twumve ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. abantu hari amakuru menshi abesha ngo intambara ni Harimagedone. oya, aya ni amakimbirane hagati y'abavandimwe. iyo bavuga Palestine na Israel, Palestine niyo Israel, nuko yitwaga Kanani ya kera, ariko niyo Palestine y'uyu munsi. Israel kabirimo, akaba ari umurima wa Aburahamu, se w'abahungu 3. ntabwo ari 3 gusa, kuko cye turabyaye 6, ariko imiryango ni 3. hari umuryango wa Hagari, hari umuryango wa Sara, hari umuryango wa Ketura. iyo miryango yose hanze amaso hariya ni amakimbirane hagati y'abavandimwe, ariko ntabwo ari Harimagedone, nta nubwo ari Goge na Magoge. urakoze pastor, reka tugushimire, tukubwiye ngo Imana iguhe umugisha. reka dushimire n'umuntu wabanye natwe muri kiganiro, tukubwiye ngo Imana iguhe umugisha. reka dushimire umuntu adafata ibiganiro byacu akabishare cyangwa akabipartager, tukubwire ngo Imana nawe iguhe umugisha. ko bwa mbere nageze kuri gusenga tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone, kugira ngo ibiganiro byacu bizaza
ubibona bitakugoye. Tugusaba rero kugeza ubutumwa bwiza ku nshuti yifashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pastor sinzi ukora ikindi wakongeraho. 078 gatandatu gatandatu 9 20 kuri channel ya gusenga everyday kubadukurikira ni 078 gatandatu gatandatu ni 9 20 murakoze gukurikira ubutumwa bwiza bwa eschatology bw'iminsi y'imperuka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.